Ndi Papa Sava. Abandi mwari muraho rero. Papa Sava turaho. Hano iminsi mikuru ntishyushye. Yagenze biti. Abantu barahuze n'amafaranga. Barahuze n'amafaranga. Kandi abanyeshuri baba baruhutse ari icyumweru kimwe bagasubirayo. Ntabyo kwinezeza. Cya ntabyo. Ariko benshi nabonye barahashye. Bahuramo kigashya pe. Ubwo birajyana koko mano. Ubwo biri bujyane. Sawa komeza mutegura ibyo mutegura. Ubundi kera mu cyaro Papa Sava ku minsi mikuru habaga ari nk'abakobwa nka barindwi bambaye amakanzu asa, abagabo bambaye amakoti benshi none usibye twebwe twatumiye twapaganye. Se murundi ntabwo wabazaniye ikintu cyo kunywa. Oya ntabwo tubanze turye turabatuma. kumva ugasanga nk'abadamu nka barindwi bambaye amakanzu asa, abagabo amakoti asa, abana amakanzu asa adodeshejeho ibitenge cyangwa yandi mabara, batumiranye benze bagize bari. Nibyo nakubwiraga usibye twe twapaganye. Abenshi bo bari mu misa, wajya hanze bataya babona. Sha ntabwo bigishyushye nka kera Papa Sava. Ntabwo bigishyushye. Ntabwo bigishyushye pe, ahantu haba hakonje. Utangiye guhumura mu Masava. Agasombe kumenya umenya. Tuba twabyitaye. Mwamwabyitaye nkora Amasava arategura ari ubusanzwe. Yega. Iwanyu iyo se ngo iki kirimbuzi aratangaza iki? Cya kirimbuzi yararwaye umutwe udakira, yanyweye imiti twarasenze. Ubwo nyine umutwe muri iyi minsi wari umereye nabi. N'amagiripe. Uriho kabisa. Niba narawutewe na gripe ni iki? Uruzense ko muri mwe musonje ko Munyari gripe z'ubu ngubu. Nanjye uberekanye ikize vuba nta nubwo irarangira ndacyayifite nawe ndi kukumva kuri kuvuga nkayo hati. Tuvugira muri wahora niki? Niba ari ibihe byahindutse. Ariko mugire vuba di. Ibintu tuje. Cyangwa urashaka guhitamo aka kanya? Nabyanga se Papa Sava cyangwa reka ndindire singiye kuvangirwa mbere tuzuza amazi. Gaye cyangwa simbusongera imwe. Manu tegura amazi vuba. Sava reka mufite abashyitsi nk'icumi. Hano ntabwo tujya twitwe twenyine. Usubundi bizaguteza neza. Tuzavuga koronyuma. Ushatse reka twandikira. Uze kubikoranya. Ubundi umuntu nawe nagira nyuma. Abaho badakoma. Papa Sava. Nimba. Nabunze ndabwa. Niko, Sava. Umunsi mwiza. Twese habuze. Nawe nagushuje Mama Sava. Mwiriwe neza Ndimba. Mwiriwe neza. Papa Sava, ibintu noneho umva. Ibintu ndabibonye burya ibintu mbona nta nubwo abandi uzi ko Gabriel Mutagatifu yagize karagenda abwira wa mukobwa Mariya ko ari ni ugomba kubyara umucunguzi Yesu Kristo. Iyo nkuru siko ndi. Ngo iki? Gabriel yagize cyarareba asanga mu bakobwa bose naho ndi wabyara umukizo uretse Mariya. Uzi ko buriya ngo yari n'isugi. Ngo yari isugi. Ariko uriya mukobwa niwe ukwiriye kubyara umukiza koko yari mwiza. Ese muraziranye Mariya kugira ngo umenye ko ari isugi? Mariya se uriya mukobwa ariko ubundi buriya Papa Sava wowe wagiye wiga ibintu byinshi. Naho uriya mukobwa oya nta wundi wakabyara uriya mukiza uretse uriya mukobwa w'isugi rwose. Aho uriya wundi uriya masugi yari akibahora. Ese bari Masava. Ukaraba kamwe
karaba kamwe nahise arisha tubwa Ngendesha ukuboko kumwe wowe urisha abiri yose hari igihe hamwe yabafashe nk'imboga rero nibyo nakubwiraga kubanza ndimba adafite gusugimetera ro gupima Oya. iminsi se oya erega Gaburiyeli ni ibintu urumva Gaburiyeli byamuzinduye ukuntu se shango navutse aciriritse indese uciririza Gaburiyeli uyu mukiza Nima ugira inkuru ngo ko yavukiye no mu kirarora cy'inka Mariya bamuteye inzu uyu munsi yahise abyara umwana yavukiye mu kiraro ko numva inkuru zawe nawe nazivangura zivangura inkuru zawe ntiwamenya itangira n'isoza oya ikizima ni uko ari Gaburiyeli mutagatifu wabivuze Gaburiyeli arareba umva uzi kase siko kayisama isose neza noneho ugira icyo rero ukareba ugasanga ni n'ibintu bisa n'ibyahanuwe mbere ubu niyo gahunda rero ndimba dusengere rero ubundi tugire twubahe Imana dusenge ubumirize dusenge Uwiteka Mana wabivuze neza kwa papa Sava ubaha ifunguro ubaha n'abashyitsi bo kuza kuri bafasha ni twebwe uduha umugisha rero amen uretse ndimba hano ntabwo ari ugusenga gusa tugahita turya isengesho riba rikurikiwe n'ubutumwa bwiza bw'Uwiteka uretse reka dusome hano reka duhere mu gice cya mbere itangiriro umurongo wa 20 turebe 29 kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizabe ibyo kurya byayo. Amen. Reka dukomereze no muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 5. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera amuhagarika ku gasongero umurongo wa 4. Umurongo wa 4 Matayo 4 umurongo wa 4. Nuko aramusubiza ati haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Mwongere muti amen. Dusengere. Twongera gushima rero Uwiteka Imana yo mu ijuru. Nukuri turagushimye ku bwa byinshi uwo wakoze umunsi ku munsi. Tugushimiye ko tugeze uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima. Hari benshi batashye, hari benshi bari kwa muganga, hari benshi bari ahantu batandukanye hatari heza, ariko Mana twe waturinze turi bazima kugeza kuri iyi saha. Icyubahiro kibi cy'Uwiteka ryose. Nukuri ijambo ryawe riratambutse, ijambo rigaburira umutima, ijambo rigaburira ubuzima Mana nziza. Nukuri riratambutse, Uwiteka uhabwa icyubahiro Mana. Nongeye kukwereka rero bano babyeyi baduteguriye ibyo kurya. Nukuri baba bavunitse, bagira urukundo, wabahaye urukundo, wabahaye ubumuntu,
wabahaye kugira neza, wabahaye gufasha, wabahaye gutabara mana nziza, nukuri ubishimirwe. Amina. Data mwiza rero nkweretse n'abari kwa muganga batabonye ababagemurira, nkweretse abari mu nzu batabonye babaha icyo kurya, Uwiteka ukomeze kubarinda, ukomeze kubaba hafi, ukomeze Uwiteka nyagukora ku ngoma kubacumira iminsi mana. Nkweretse rero iminsi turimo y'iminsi mikuru, ukomeze kurinda buri umwe, ukomeze gutabara ukeneye ubutabazi, ukeneye gufasha ukeneye gufasha mana nziza, abadafite ibyo kurya ubaha ibyo kurya, ibyo kunywa bitange mana nziza, Uwiteka wigaragaze mana nziza, wigaragariza abagukeneye mana nziza. Tukweretse abanzi bacu mana nziza, ubahe guhinduka, ubahe guhinduka bagira ubwenge, ubahe guhinduka bagira urukundo, ubahe guhinduka mana nziza, babone ko bagiye mu nzira idakwiye, bagiye mu nzira inyuranye mana nziza, ubaho ubumuntu bagaruke aho ubumuntu mana nziza. Data mwiza rero nukuri dukomeje gushima abatandukanye, tukomeje gushima Uwiteka nyagukora ku ngoma ku bwa byinshi wadukoreye mana nziza. Ntago twabona icyo tukubwira, ntitwabona icyo tukugabira kuko uragabiye, ntitwabona nyagukora ku ngoma kado tuguhereza mana nziza, ariko tuguhaye imitima yacu mana nziza kugira ngo ukomeze kuyeza, ukomeze kubana natwe mana nziza. Tukweretse abanyeshuri bajya kujya ku ishuri ejo bundi mu minsi iri imbere, uzaduhe minerivare, uzaduha amakayi, uzaduha ibikoresho Uwiteka nyagukora ku ngoma bazajye ku ishuri bikunde mana nziza. Nongeye ukwerekanya guhora ku ngoma abantu bafite uburwayi butandukanye budakira, Uwiteka ukomeze ubacumira iminsi, ukomeze ubahe kwihangana nyaguhora ku ngoma, ubagabanyiriza uburibwe mana. Navuga byinshi ariko uri Imana, nukuri uri Imana kandi ukomeze uba Imana igihe cyose mana nziza. Urakoze kutwumva, urakoze kudukunda, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ngiye ko nihutaga banze dusengere Manu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu, amen. Nyagasani Imana, turagushimiye kuri Imana igira amaboko, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ifata abayaya, ifata abaja ukabicazanya n'ibikomangoma, uri Imana idasuzuguritse, uri Imana itugirira neza, uri Imana ifata ababyibushye bakicara n'abananutse, uri Imana ufata abarebare Imana bakicara n'abagufi, uri Imana ifata abafite inda mbi ukaduhaza umwuka wawe. Mana turagushimiye, komeza tugirire neza, turebe Mana icyoroshye, tugeze Mana mu minsi mikuru, turi ku Noheri, umwami yatuvukiye. Mana turakwingiza, turagusabye ngo umwami akana kavutse uyu munsi kavukira mu mitima yacu. Turakwingiza Mana nyir'ingoma. Mama Sava banzishyireho akaririmbo ko mu gitabo hanyuma abone gutera agasenge. uretse witurogoye. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Data mu izina rya Yesu Kristo turaguhamagaye nanone muri iyi ngando. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'inyamaboko, uri Imana y'inyembaraga. Tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye Uwiteka ukuboko kwawe ku buzima bwacu umunsi ku munsi. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko uyu mwaka tugiye kuwurangiza, tugushimiye ko wawuturindiyemo, tugushimiye ko waduhaye ubwenge, tugushimiye ko waduhaye imbaraga, wandindiye umuryango, wandindiye umutware, wamuhaye akazi. Yesu nubishimirwe. Data ngushimiye abana banjye, wabahaye minerivare bariga. Data warakoze ku bwa byose. Ngushimiye Manudi waduhaye Yesu, yatubereye umugisha, waramukoresheje Yesu, ntago yigeze aduhombya cyangwa ngo akora ibiteye isoni. Watubaye hafi nuhabwa icyubahiro. Nukuri nsengeye Dafi n'urugo rwe, nsengeye umutware we n'abana be,
namaganye imbaraga zose za satani mu izina rya Yesu. Nanze akagambane kose k'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ururukira gutabara urugo rwe, ururukira kubaha ibyo bakwifuzaho, ururukira kumuhera abantu ubwenge, ururukira kumuhera umukozi ubwenge, ururukira kumuhera umugabo ubwenge. Baha ubwenge Yesu, baha amafaranga Kristo, bateze imbere Kristo, bagirire neza. Niko nsengeye ndimbati, mwejesha amaraso amenekeye ku musaraba, mugirire neza Yesu. Tukweretse Marigarita, tukweretse urubyaro wabahaye, bagirire neza kuko uri Imana ishobora byose. Data turagushimiye ko dushoboje kugera kuri uyu munsi, turagushimiye ko dushoboje Uwiteka, nta gikuba cyacitse Yesu, watubanye natwe muri byose, watubaye hafi n'ubishimirwe. Uru gukomeza ubane natwe, ineza yawe tuyibone Yesu. Abababaye ubaha ibyo bagukeneyeho, abari mu nzu y'imboho batabare mu izina rya Yesu. Papa Sava, ngiye kubera ko n'ubundi nari mfite izindi gahunda nihutaga, ntimuhamunyarure utwanjye nkaturya noneho nkakomeza n'izo gahunda. Tutarya mu cyiciro imbere hano Elisa. ngo iki ute hari gahunda nari mfite noneho nabasabaga niba nari utwanjye nkaba ndya wenda mukaba musenga noneho nkakomeza n'izo gahunda. kaho uragabuza se muri uru rugo uru ruhinja urahinduza ni we wahashye Ni vurema ni sava. uri vurema hano uri sava niwe wagiye mu gikoni se ucumba ubu bugari ese igihe wahereye Papa Sava isengesho ryajyamo Papa Sava gerageza ngo ugiye kuvuga uti wenda ngiye kubateramo inkunga wenda y'ijerekani cyangwa uti ngiye kugira soni ubundi urabunze inda simbona n'ubundi yuzuye. ishyiraho uri Imana mana, uri Imana mana, uri Imana mana, uri Imana nyamana, uri Imana mana, uri Imana mana, uri Imana mana, uri Imana nyamana, uri Imana mana, uri Imana mana, uri Imana nyamana, uri Imana, uri Imana nyamana, naguri bayari, naguri dagoni, uri Imana mana, uri Imana nyamana, uri Imana. Agiye kubiciramo abantu hajya. Ndimba umugo wavuye aha. Ko agiye kubiciramo. Urati ngo ndanga akira hanagure. wavuye aha. Hanagure. None se mwamuhaye Nagende. utwakagenda. Nawe twese twiki nagende. Ndimba umuntu w'umugabo ungana nawe. Ese gende. Reka gutera abantu iseseme. Ariko nyamara rwose nese bagenda atari Yesu twe twariye. Yesu ndi kugira rwose twimwe Ese umuntu wose ni kure yitwara. nyine numva nyine amasengesho adashira. Ndimba nundebe nabi ntago ari igihe ubiteye utazandisha ya mbwa yawe Kusha Papa Sava ndimba turamubabaje. n'umugabo acira inkonda mubabaza iki Uzi uko yavuze mu gitondo? Yavuze bike. Reka ye. Najya uzabaye umusesame. Najya uzabaye umusesame. none se umusesameke n'ibiki Nyine zabaye gikwira mu ngo zose.
none ari buzenguruke ingo zose n'inyama none se ubwo none bigiraga ni muwe nese izo ngo zose bazengurutse ubu ntahaze ariko ukuntu atumye yesu ubugari bwacu bwahoze n'ubu yesu bwabaye ikote pe nta nubwo wabukata ngo ntabwo bavuga ngo bwambaye ikote bavuga ko bwambaye ikote bwambaye ikote papa Sava ntiwanabukata ni ukuri genda ubuvugurure hanyuma isombe n'isosi mu bishyushye agosha papa Sava ndemba turamubabaje mubabaza iki abe no kumuha umuneke uzi ukuntu yavuze nimugoroba mvuye kuzana izi nyama avuze ngo iki bita ndimba Sava abakorora bite ese yama ingata rikoye komera komera ameze ute rwose buvuye kugabana tuvuye kugabana kimasa twakigaritse da ko ndeba babarundira icyakubwira urugimbu iyi nyama nabanyifite yewe ariko ubundi wowe ndimba kuki wanze kuza yawe ndeka nta mafaranga mfite yo gupfusha ubusa kuki nta mafaranga mfite yo gupfusha ubusa kandi dutangira guteranya nawe wari wahembwe ariko se ntahembwa amafaranga ko baba bafite impfu nyinshi gusa ntabwo ari ukuyabura gusa nararebye ndavuga nti ntabwo ngiye gupfusha amafaranga ubusa ngo ndajya guteranya ngo kuzagabana za manyama ndagabana amanyama se iyi karitsiye yose inyama ntizizaba zuzuye niko inyama zizaba ari urusesameke dore nzava mu rugo rwa mbere njye mu rwa kabiri n'inyama njye mu rwa gatatu n'inyama njye mu rwa kane n'inyama zageza mu rugo rwa gatanu inyama nazihaza ubwo wanze gufatanya n'abandi ngo uzaba wahaza inyama zo mu bandi ariko si ubwo niko ndajya guteranya amafaranga y'iki mu by'ukuri papa Sava amafaranga nyafate aho nakayakoresheje ibindi nyapfusha ubusa ngo ngiye ngo guteranya za manyama abateranyije se ubwo naba mbasuzuguye ubundi se wagira ngo reka abo ntibazirira ibitonore warejeje werekere Yesu ubundi mbo nari ngiye kwa piga nzenze hari umuntu wari umbwiye ati ngwino tugire icyo tuvugana niba ari agacupa ashaka kungurira niba ari ibindi ashaka kuntumirira n'izo nyama simbizi enda ngaho zaba ari umusesameke yajyana muvugurure none se ubu ko twakoze ubugome tugashyiramo imana wagiye batwara amazani ubakurikiza ubu si ngo zose ntibamukora nk'ibyo tumuzi byanze gupfusha amafaranga noneho igihe yarumvaga abavumyi b'abagabo akava ku muvumbi akagenda ahera ku murongo vumba habaye wenda nk'ubutisi ubugari twirira ubu se nashyiraho igiganja yarangisha agahinda kawe nashyiraho igiganja akavumba izo nyama akavumba yose amasengesho wa mugari nayo papa Sava ntusanzwe